Muraho murakomeye inshuti bakunzi b'inkora TV, aya ni inkora y'amateka, aho amateka yagiye aca, aho abantu bagiye baca, hari ibyo bahasiga amateka. Ayo mateka rero natwe tukayasangira nk'abanyarwanda kugira ngo tumenye ibyabayeho, tumenye uko twitwara, cyane cyane ko biba birimo amasomo kuri twebwe. Dore nk'ubu kuri mikoro zacu tuhafite Kanyandekwe ni umushakashatsi, ariko nanone si n'umushakashatsi gusa. Ni amahoro. Kora subscribe, sangiza ibitekerezo, uduhe ibitekerezo, uvuga uti aha n'aha mukwiye kuhagorora neza kugira ngo dukomeze turyoherwe, ikindi kandi kugira ngo dukomeze dukuze ubwenge bwacu kuko tubereyeho kwiga. Kanyande, karame mu nka nyakuramba mu ngabo. Ni ukuri. Urakoze cyane. Ni umusizi naho avuka arabimwemerera, ariko rero nanone akaba azi byinshi ku mateka y'u Rwanda. Ibi ntibyigwa cyane cyane, ahubwo usanga ari irage, bamwe bararyumvira abandi ntibaryumvire. Uyu mugabo rero we yagize amahirwe yo kumvira iryo rage ry'u Rwanda, aba mwene Imana, aba mwene irage. Hanyuma uwo mwuka wa sogokuru nyine iyo byemeye ukugeraho, iyo uwemereye, iyo nteruro yonyine urayivugaho iki? Mwuka wa sogokuru se cyangwa se abirundumuriye mu by'ubukirisitu bari budutera amabuye, iyo tuvuze umwuka wa sogokuru baba bumvise guterekera, bakabumvise kubarwa, bakavuga bati umva ba bandi kandi bagiye kutugarura muri bya bindi. Kandi nabo baterekera gute se? Nabyo bumva bavuga ngo kanaka udusabire se. Yego. Ese haraho bitaniye no kuvuga, nuko navuga, uretse ko buriya ngo ntawe uterekera se. Yego. Umuntu aterekera sekuru. Kubera iki buriya? So muba muziranye, n'ibyawe wishyiramo ko abizi, kandi kuko ababizi muba mutandukanye vuba, ariko sogokuru niwe baterekera kuko niwe akenshi batanakuzi, abataranakubonye, hari igihe abatarakubonye, sogokuruza abatarakubonye. Ni nko kumwibwira, ni nko kumwiyibutsa. Terega burya nanjye ndi ishami narashibutse cyane, ndi ishami nanjye ndiho rwose, ndi ishami ryawe. Nyamuntu ujya undeba. Umwuka wa sogokuru rero. Yego nshuti bakunzi bacu rero Inkora TV, tukaba turi kumwe na Kanyandekwe. Ibi byose twasasiraga, ariko mu byo tubona ibyinshi dufite amazina, ahantu akenshi ziba ari inkora z'ibyabayeho. Ariko utaragera naho urukizanga. Yego. Wabanje urampamagara nkubwira uko kera bitabaga. Nuko bitabaga. Karame mu nka nyakuramba mu ngabo. Inka n'ingabo rero birabangikana buri gihe. Icya kabiri cyakurikiragaho nukuramukanya. Yego. Amashyo n'amashongore. Amashongore rero nayo wambwiye ko turiho twigisha. Yego. Kandi twiga. Amashongore burya ni gatatu. Warubizi? Oya sinarimbi. Ni ibisobanuro bitatu. Ni amacumu yo kurinda amashyo. Nge nagarukiragaho. Ni amasunzu y'abakobwa, nayo yitwa amashongore. Amasunzu y'abakobwa nayo yitwa amashongore. Yego. Hanyuma inshongore ni inka nziza. Inka nziza. Mbega ni indongozi mu zindi. Yego. Kwifuza rero ko za nka unkwifurije cyangwa unyifurije ziba amashongore. Yego. Ziba nziza cyane. Ni ukuvuga rero iyo nkubwiye ngo amashyo ukambwira ngo amashongore, icya mbere ni amacumu yo kuzirinda ziba zitanyagwa, ni abakamisha bazo aribo bakobwa. Hanyuma zikaba na nziza cyane, zikaba inshongore. Nagarukiragaho ku ducumu tw'abashumba. Hanyuma ishyo naryo tutararenga aho ngaho, n'ishyo naryo amashyo. Ishyo naryo ni inka 32. Buriya uyu mukino w'igisoro uruzuye. Umukino w'igisoro uzi ko yewe iyo tugiye kubuguza mba mfite inka 32, nawe ukagira 32.
intego yanjye ni ukuzongera nawe iyawe utaha tuzakore n'umukino w'igisoro tubwira abantu. Ishyo rero ni iki? Ni inka 30 ziteretse imfizi 31 zitegura n'umurerwa zikaba 32 n'iryo shyo. Umurerwa abantu ntibari bumenye icyo ari. Umurerwa ni ikimasa kizasimbura imfizi. Ntigisarika ko nabonye ibifite umunabi mw'ishyo ryayo. Ni igitora rero. Yego data. Bayizanira ibimasa bine ikihitiramo ikizayisimbura. Igihitamo ite rero icyo isarika cyane ikizira muri bya bindi bine icyo babonye yanga kurenza ibindi icyo nicyo kizaba oya icyo kizayisimbura. Ihi yego umugabo nukirudi. Ubwo uzi ibyo ariko reka nkubwire ibyacu byose ni amasomo. Nk'icyo ni isomo rikomeye cyane. Umugabo gutereka imfizi. Gutereka imfizi, imfizi iterekwa n'indi. Yego. None se bigahurira he kuki babisanisha n'igisoro? Erega ubwo ibyo twashaka kugeramo reka tube tubiretse tubaze tunanagura aho ngaho. Kuki byinjiye no mu gisoro? Umukino w'igisoro ni umukino navuga kuko uhwanye ni nawo zirya nsoro ni 32. Yego. N'ishyo ry'inka. N'ishyo ry'inka. Yego. N'abantu bazita inka. Yego bazita inka. Na hariya bashyira za nka yego hitwa mu macuba. Aha. Yego. Hanyuma na ziriya nyine ni isoro uzi ko amavuta kuri yego bayabumbabumba ni isoro ry'amavuta. Urumva byose bijyana ko ari mu nka. Ni mu nka. Hanyuma rero intego yanjye ni ukuzongera no kurinda izo mfite. Oya niyo filozofi y'igisoro. Niyo filozofi y'igisoro ni ukongera izo mfite kurinda ni ukuzongera no kurinda izo mfite no kudacika intege. Ni ukuvuga iyo ndashe ukazitwara ndakomeza nkororoza nubwo nasigarana dukeya nkazongera nkagira ishyo. Yego. Oya ni filozofi. Noneho no muri uko kororoza hakazamo na tactique zo kororoza. Guteba kugira gute kugarama ariko kugira ngo uvunikire ryashyo rikomeze ribishyo cyane cyane. Ngibyo rero nacyo ni ikiganiro ubwacyo. Reka tugaruke ku ndamukanyo. Burya impamvu y'indamukanyo twumva mu zindi ndimi good morning, bonjour. Burya impamvu y'indamukanyo yo mu kinyarwanda yo yaba ari iyi. Impamvu indamukanyo kuki turamukanye ubundi indamukanyo zacu za kinyarwanda no gusezeranaho nazita nk'indamukanyo nyifurizo. Nizifuriza waramutse, wabonye bucya, waramukanye Imana, uraho. Mbega ni nko kukubaza umeze neza. Yego. Ni amahoro, baraho. Hanyuma urabeho, urare neza. Urumva arakwifuriza kubaho. Zose indamukanyo zacu nizifurizanya, nizikwifuriza ibyiza, nizikubaza ibyiza. Kugira ngo aho ngaho tuhave neza. Niki ubona bitwaye kuba indamukanyo zirimo gucika? Abantu barakubitana inkubara bakagenda, umuntu uramusuhuza ukabona ahubwo nibwo kwisa umunyamahanga, uri n'umuturage nturi umunyamujyi. Noneho kuba umuntu atagusuhuje nicyo umuntu abona nicyo gikomeye kuruta kutagusuhuza. Ibintu ubona ko wimyojeze, ubona bizangiza iki kuri twe? Byangiza byinshi kuko ni ukuvuga ni ntakwifuriza ibyiza tugahura nk'inyamaswa zihuye. Yego. Ni uguta ubumuntu, ni uguta umuco. Ni uguta ubumuntu, ni uguta umuco. Byaba byiza nkwifurije ibyiza, byaba byiza unyifurije ibyiza.
nibwo bumuntu. ndifuza gutanga ingero ebyiri. Nigeze kujya mu modoka yajyaga mu rugendo kure, nicarana n'umuntu ntiyamvugisha, yansanze mu mwanya ntiyamvugisha, twicaye babiri ariko turenze nk'ibirometero nka 200 hagira icyo akenera nari mfite, kukimbaza biramugora kubera ko atari yavuganye nanjye. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, kera twarazindukaga, hari ubwo wazindukaga ugahura n'umuntu ufite umuhoro, wenda yigiriye gutema ibiti cyangwa se gutema ishyamba, gukonda simbizi, ariko yageraga nko muri metero nk'eshanu yaba atarakuvugisha ugatangira guhinda umushyitsi, ariko nawe kugira ngo akumare ikinyabwire cyangwa akumare impungenge akavuga ati ese waramutseho n'ibindi yongeragaho kugira ngo wumve ko ari umunyamahoro, kugira ngo wumve ko ari umunyamahoro. Aho ibyo bintu ntabwo byaduha isomo rikomeye cyane mu buryo bwo kwirinda no kurinda ikintu cy'imibereho yacu n'umuco wacu. Mubivugaho iki nk'amwe bashakashatsi? Buri gihe icyifuzo nuko ugereranyije na kera uko byagendaga, icyifuzo nuko tugaruka ku muco, nuko tubungabunga umuco bijyana n'ururimi rwacu nyine, tugakomeza kwifurizanya ibyiza, nibwo bumuntu, niho tuzaba nyine niko kugumana ubunyarwanda. Yego. Bati ni amahoro, ati ni amahoro masa. Kuvuga ngo ni amahoro masa, ujya kumva n'umuntu abajije undi atese ni amahoro, ati ni amahoro masa, undi ati ni amahoro masa. Amahoro masa nabyo burya ntibyuzuye, ni amahoro ariko nta kindi gihari. Yego. Nta mahore. Nta mahore. Naho tuhavugeho rero, amahore ni iki? Ubundi ni amasaka. Amasaka yera gutatu, hari amaka, ubwo nayabibwe muri ubu ngubu tugiye kubiba amaka. Yego. Ayabibwe muri Mutarama, hanyuma hakaba ugazera mu kwa gatandatu, akera mu kwa gatandatu, kwa karindwi gutyo. Hakaba urushubije iyo batemye, hari abatema amasaka akongera agashibuka. Yego. Ya yandi yeze niyo yitwa urushubije. Ubwo si nko mu kwa 9 yera, kwa 9 bayatema nko mu kwa 5 akera n'ubundi nko mu kwa 8 kwa 9 gutyo. Yego. Akaba rero noneho n'amahoro. Amahoro nayo bahingaga mu nkuka. Ngo ni amahoro kandi twejeje amahoro. Kuki bayashyize mu mumaro cyane w'indamukanyo, agasumba amaka, agasumba n'andi harya n'urushubije? Icyo sinzi impamvu. Ariko birashoboka ko yeraga ari make. Yego. Uyafite akaba afite ikintu gikomeye. Buriya ni nk'ibishyimbo by'ibijagasha. Yego. Ibishyimbo by'ibijagasha buriya birakomeye kurenza ibikungira kubera ko byera ari bike. Yego. Ni cya kindi bateka kigahumura muri kilometero 5. Cyane. Yego. Inshuti zacu ngiye inkora y'amateka, aho ngaho twavugaga ku ndamukanyo. Nizere ko abari bafite nanone urwijiji ku ndamukanyo barabyumvise, igisoro tukinyuzemo, ariko kugihuza n'inka nabyo murabyumvise.